ngiye kujya ku masitade undi umufana wa Marine nk'ibisanzwe ngiye kujya nkora ama content kuri Marine na NTCL ikipe yose yahuye na Marine byose mu gice majengo ngiye kuza mu makuru ya quartier banyitege ntago narembizi mba byaranshimishije cyane yakoze na comment kuri video nakoze mu makuru ya quartier content ngiye kuzana nyine byaranshimishije cyane. Yes, ladies and gentlemen, welcome back on my YouTube channel. Ni Jarudi Kells nk'ibisanzwe tugarutse mu kiganiro Sundown Show nyuma yuko nari maze igihe kitari gito mpagaritse gukorera kuri channel kora ko hari indi nari ndimo kugerageza gukoreraho kugira ngo nanyiza muri bone watch time n'ibindi nabashe kuba monetize tangiye kuba kunyuza amafaranga. Ni muri iki gihe rero nari maze kuri Kivu Club TV muri buze no kutangira kubona cyane ndakeka abambere mwatangiye no kuyibona. Tugarutse rero mu kiganiro Sundown Show dukorera kuri YouTube channel yanjye hanyuma icyo mbashimira nuko mukomeje kunsapotinga no kunyereka urukundo. Uyu munsi ngiye kuganira n'uyu mu guest ariko mfite abantu 12 n'abantu 800 barenga, so nukuvuga ngo ndabashimira cyane abantu by'umwihariko muri mu mujyi wa Gisenyi cyangwa se n'abanyagisenyi muba mu bihugu bya kure ko munsapotinga namara n'igihe nari no kubahereza content kambyutse kuderuka kutuzanira abantu bacu kuderuka nyine kudukorera ibintu kugira ngo twimare irungu cyangwa se entertainment ikomeze izamuke. Ni muri urwo rwego rero kubera ko mbona Kivu Club TV hari aho imaze kugira studio nongeye kwisetinga bundi bushya natangiye no gukora ibiganiro muza no kubona ibiganiro nagiye nkora mvuga kuri event ya Summer Country yabaye ubwo yasorezwaga no mujyi wa Gisenyi muraza kuyibona nayo iri active cyane. So uyu munsi nkuko ubibona kuri kamera ngiye kuganira n'umukobwa mwiza cyane bita Egiok cyangwa se wa Papa akaba ari we pioneer mu ba content creator most especially bakorera kuri TikTok aho navuga ko nawe yazanye ikintu gishya tutari dufite mu mujyi wa Gisenyi icyo twita street content hanyuma akagikorera kuri TikTok. Wa Papa karame ni karibu rero wisanzure feel free uko nyine nawe ubu hosting abandi nanjye niko na hosting umunsi hope ko nta kintu nyine kibuze kukugora right. Murakoze cyane. So ikibazo cya mbere na nukundi gutinda ngiye kukubaza initiative yo kumva ko wafata kamera ugafata microphone ukajya gukora street interviews cyaje gute cyavuye? Okay, murakoze. Ukuntu byaje hari kuri Saint Valentin urebye y'uyu mwaka noneho nandi kumwe n'abashuti banjye twanyire tubikora twatubazanye ibibazo umwe arambwira ati se man ibintu wabishobora nyine aje no kumpa motivation aramutiva arambwira ati wabishobora ibi bintu ni gutyo muri make byaje. Nuvuga ngo bitangiye kuri Saint Valentin nabwo ari umushuti wawe kurebye aravuga ati nyamara ufite talent ushatse wabigerageza niko bimeze. Hanyuma hari social media platforms ni nyinshi abantu bakoreraho content. Hari impamvu nahisemo YouTube byanze bikunze nawe hari impamvu wahisemo gukora kuri TikTok wagombaga gukora agiye kuri Instagram cyangwa ukaza kuri YouTube cyangwa se ukajya no kuri Twitch ni nyinshi cyangwa se ugahitamo gukorera no kuri Facebook. Kuki wahisemo TikTok? TikTok mbese nabitangiye ari for fun niyo kuko nabonye ko abantu benshi ariyo baba bahugiyeho cyane kurusha nyine nka IG cyangwa se YouTube. IG ndayifite ariko ntagikora cyane nka TikTok ariko nayo ndimo ndayihagurukira na YouTube byose ngiye kuzabishiramo imbaraga. So nukuvuga ngo urebye mu mujyi wa Gisenyi ni umujyi koko w'abantu basirimutse b'abanyamujyi of course ariko hari ahantu usanga tutaratera imbere cyane muri content creation sibyo aho usanga nyine nk'aba YouTuber bari muri Gisenyi bari active cyo ko tutarenze nka babiri cyangwa se nanjye like uhari ngiye nyine abandi bari kuza none ako ngiye maze almost imyaka 3. Nukuvuga ngo kuri TikTok nawe niwe mukobwa dushyizemo n'abasore muri rusange sibyo niwe wenyine twavuga none anga uri gukorera kuri TikTok uri active uploading kenshi. Nabonye ejo bundi urimo guha welcome bwiza akora na repost kuri TikTok which is very good. Wakoze ira content uzikaribuze gukora repost uzana ntago nari byaranshimishije cyane ko ndanamukunda. Okay. Hanyuma wabonye ko yitwaye muri Summer Country Tour umva yari hejuru cyane mbese ngiye yarantunguye. Hari abantu twari turi kumwe barimo kuvuga ngo bwiza ngo buriya ngo nuko ari umwana w'amafaranga ngo wabonye ngo support akagira lebongi imufasha ngo ariko si umuhanzi mwiza ariko ngiye nkurikije stage yari yakoze muri Rubavu Music Award tariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu nabashije kumubona za izo video zose ayo mashot ari kuri TikTok yanjye nabashije kumubona za ndeba stage
naje gusanga ko Bwiza abantu bakwiye kwikoramo icyo kintu cyo kuvuga ngo ni umwana w'amafaranga. Bwiza arashoboye, kandi abantu baje kuri stade ndakeka ko babibonye, n'abatarashoboye kugera kuri stade mwaza kujya kuri YouTube channel ya Kivu Club TV cyangwa mukajya no kuri TikTok yanjye mukaza kubona izo video. Reka tuninjira aho ngaho. Event wayibonye gute? Mwana yibonye neza cyane, Bwiza yarari hejuru cyane. None se igihe nka kiriya iyo cyaje igihe cya summertime, iyo cyaje tukabona tuwa nka ziriya abahanzi amazina akomeye manini kuba content creator, aba ari cyo gihe cyo guprofita tugakuretinga content nyinshi tukereka abantu ibyo byari bimeze, ukagenda unareba utuntu n'utundi kugira ngo ubashe nyine gukuza na platform yawe, sibyo? Wabashije gukora content nyinshi hariya cyane, nuko ntarasa uploadinga, ariko cyane cyane mu ba 001 niho nari nibanze cyane. Kuba ari benshi bafite show, bafite vibes, bari bafite cyane, niho nari mbese mujye kuzibona mu kanya. Ubwo ni ukuvuga ngo rero inama nakugira nuko mu gihe wafashe content nka ziriya uba ugomba kuzaplodingira igihe kugira ngo algorithm uze kuyifata, ko muri iyi minsi abantu bonse barimo kureba iriya event yabereye inaha, bamwe bafite judgment zabo zigiye zitandukanye. Uvuga ngo rero nicyo gihe biri active naho ukwiye guhita uploading, ko nkanjye nari ndimo hari, ariko shot nafataga inyinshi uko zirimo kugenda, umuhanzi ugiye kuri stage bwa mbere, DJ, uko abafana bameze, nahitaga mbya uploading ako kanya. Rero mpamvu uko na video zanjye ziri gukubita mu 10, 20 zigenda zizamuka cyane. Ako naka nyine ugomba kujya wita nyine amakuru kayatangira igihe. Bavuga ngo tuba turimo no guhugurana, turimo guterana courage kugira ngo n'abandi bantu wenda baza kutureba baze no kwigiramo nyine ako kantu bakamenye ko content ya ukwiye kuya-uploadingira igihe, sibyo? Kugira ngo ubashe gufata algorithm. So ikindi kibazo cya kabiri, hari abantu hari abavandimwe twari kumwe nijoro ndimo gukora flyer, turimo kureba match, arambwira ati uze kumutubariza kubera iki tubona akunze gukorera kuri beach cyane, abatumirwa be abatwara kuri beach cyangwa bigenda gute nyine? Oya, kenshi beach urabona ko abantu benshi ariho baba bari. Yego, naho natangiriye cyane cyane content urebye cyane, naho natangiriye hano ni nko ku Gasima, ariko shonje muhishiwe ngiye umukobwa witwa Audrey uramubona? Ufite Audrey, afite YouTube channel yitwa Audrey Sport na TikTok na Instagram ya active. Nawe naramwakiriye hano, nkunda uburyo nyine nawe ari gukora cyane. Ni ukuvuga ngo nk'abakobwa murimo gukora nawe wazamwegera mukajya musharingana ibiganiro, mugahana n'amakuru, ukavuga ati ahantu hari buze kuboneka content waza kuza. Nizera ko bifasha. Hanyuma ku gihe umaze uri gukora, urumva almost tumaze nk'amezi 5 cyangwa 4, feedback y'abantu uko watangiye n'uyu munsi, duhereze ikigereranyo. Murakoze. Icyo nyine uko natangiye ari ibintu buri blague pe, buri funny, tukajya ku kivo tukabaza abantu, nkabona ari ibintu nyine buri funny, ariko ubu ngubu bimaze gufata indi ntera. Bigenda neza, nyine abanci intege, ibintu wagiyemo kuze, ibintu ntago bikubereye, ibiki n'ibiki, abandi bakambwira ati courage, ibintu bizaza, ibintu nyine ntago buri abantu baguca intege, ariko hari n'abandi bakubwira ati courage. Ibonye umuntu nyine, urugero ntago yibonye nk'umuntu agushushanyije, tubona tukavuga ati ibi bintu bifite sinzi ukuntu nabivuga, byarandenze, biranshimisha cyane. Wenda tukiri aho ngaho, ijambo rimwe nakubwira, wenda n'undi muntu ufite igitekerezo cyo kuba yakora content, ariko akavuga ati se abantu bazavuga ngo iki nintangira gukora, se abantu ugatangira kwikweshoninga, kandi umva ari ikintu ukwiye gukora. Njye nizera ko ukwiye gukora ukajyana n'abagutera courage, abaguca intege nabo ukavuga ati one day ngomba kuzaba proving wrong, sibyo? Ikibazo cya kabiri wenda cyangwa se cya gatatu, ubona nyine vision ufite muri content creation ari nk'iye, nkuko uvuga ati bigiye kuza, vision ni iyihe? Icyizere waha abantu bari kugukunda, bari no kukureba cyane? Nyine ni ukuzagera kure, ngomba kuba ibintu byiza bikazanantunga mu makazi, ahubwo yego ndacyari hasi, ariko munsapotinze nanjye nagera kure. Harya ubu kugeza ubu ufite abafollowers bangahe? Almost 3,700. Gutyo. Ndakeka kuri muri 3,700. Hanyuma mu bantu baguha courage, urabizi ko nanjye ndimo, urabizi ko sinjya ntambuka kuri video yawe nabanje ku likinga, nashyiramo na comment nyine isobanutse, kuko biri algorithm irabireba, bigatuma video yawe bayisuggestinga n'abandi bantu, kuko bavuga ati iyi video byanze bikunze
niba abantu bari kwilikinga bakikora comment hari ikintu iri gutanga nyine mu bantu. So ni ukuvuga ngo dukwiye kureba nyine abantu bari gukora tukabatera courage. Naho ibyo abantu bavuga ngo ubu nagiye muri content akuze baba babeshya kuko none se uruta ba Jessica bateza teriski si abantu bakubyaye ni bakuru cyane. Nese ubu basabwe n'abana baye muhire ndetse n'abana. Ibyo nanjye bituma nyine nkora bambe sorry nkora cyane. Umuntu wa mbere untera courage ni mama wanjye. Mama wanjye arambwira se mwana wanjye ibintu wagiye mu bimeze tukambwira ati okay shiramo agatege birakureba ariko abona byibuze nk'ubyaka nyine ndabimwereka nyine umuntu ukuze akambwira ati ujye ugira noneho gutya numva nyine aneye imbaraga. Ni ikintu cyiza cyane kuko ababyeyi benshi ntago nyine isi y'uyu munsi bayiyumvamo cyane banayibonamo cyane. Ariko nanjye mu gushimira mama wawe nanjye ntabwo nakabagirwa gushima mama kuko ni umuntu buri kiganiro cyose nakoze ashobora kuba afata umwanya akakireba kuko ngiye nkora nkumva yambarije nk'ahantu hagati kandi ati hari ahantu wavuze gutya ngo abajije gutya akankusura nyine. Sometimes niyo abonye umwanya ajya no muri comment agashyiramo comment nini ansabira imigisha no kuba ibintu nkora byagira kure. Kandi kucyo nakubwira nyine nkubwira ngo courage nuko nanjye natangiye YouTube channel abantu batabyumva abantu bavuga ati uriya go w'igisenyi ubona nyine abantu batarabyumva ariko bimaze kuba sérieux kuko nk'ubu hari ama press conference twitabira bakaduha invitation bakaza no kuduhereza insimbura mu byizi. Ikindi byatangiye kuzana amafaranga turayinjiza turi kwamamariza abantu bagiye batandukanye urumva n'abantu babumva ko wenda bigoye twaganiye ngiye sinyaka ko twananirana ufite ubushake ko n'abantu mwagiye mubona abo ba Jana Auto Paint Japanese Business Group abantu benshi mwagiye mubona nkorana nabo ntago babaga bamaye amafaranga y'igitangaza kandi gukorana nabo kwangira ikintu byamaze namenyekanishije ibikorwa byabo. Hanyuma wumva ko uzatangira kugeneratinga nk'amafaranga kuri social media platform gute ko TikTok akenshi ndakeka nawe ko yabifungurije mu Rwanda right? Uburyo buhari kuri TikTok ubu ngubu nuko wenda wakwamamariza abantu cyangwa se ugakora ama live abantu bakaguha ama gift. Sinkunze kubona live zawe kiretse niba uzikora wenda mu masaha mba ndi busy cyane ntabwo wazitangira uzikora cyane. Ariko naragerageje mbona ari byiza ariko ngiye kubyitabira mwiminsi. Nakunze kubona ukora content nyine ku buzima busanzwe ariko nkuko wavuze kuri umufana wa Marine ugiye kujya utanga na update nyinshi kuri Marine. Nkeka ko ari ikintu kizakorohera kandi kikaguhereza noneho n'abantu bagukurikira bari serious sibyo buryo sometimes ugiye kuzajya tunakwifashisha mu biganiro dukora hano nge nakakure bya Kivu Sport ukaduha nk'ubusesenguzi kuko ku bantu batabizi wari umukinnyi mwiza w'umupira cyane rwose. Niwakinnye muri equipe ya Scandinavia yatwaye championnat? No. Yakinnye kwa Vigure. Yakinnye kwa Vigure. Gatete rafiki yako n'abandi benshi nibuka amazina nibo bagiye bakina muri Scandinavia batwara na championnat. Ariko Gatete yarabikomeje. Ariko nabonye utaragiye kuri sport mbona upostinga ko uri umutoza muri Ujama. Ira equipe nicyo wahitubwira ira fondation kubera ko turayibona ariko nsigaye mbona Thierry wo muri Vision apostinga bakinye bari muri division ya gatatu bimeze bite? Bari muri D2 Ujama nyine basketball harimo Ujama Academy na Vision Ujama. Nyine ira equipe iri muri D2 ahubwo sinzi impamvu abantu b'igisenyi mutaza kureba match. Reba nk'ubu yagiye muri playoffs ibyo byose ntabyo muzi. Nuko nyine tuba ntago Vision first of all ntago updatinga uretse nkanjye wenda kuba ndi umuntu ukurikirana cyane nkabibona iranatsinda of course ishobora kuzazamuka muri division ya mbere. Noneho tukongera no kubona natwe gymnase tukajya kureba ama equipe za Reg zaje gukina za APR Basketball Club za Patriot urumva ko byaba ari ibintu byiza cyane. Ku mwanya mwiza cyane ariko sinzi impamvu mutaza support. Nyine utangire kujya kuri TikTok bitubwire naho abantu bo muri Vision bo kubera ko ukorana nabo babwiye atari ko mujye mutumira n'abanyamakuru baze bafata ama highlight bamenyeshe n'abantu na mbere y'igihe. Nkeka ko ari ibintu byiza abantu bajye basohokera nimugoroba cyane ko gymnase ya basket iri ku mazi. Hakaba nyine na Ujama Academy harimo guhera ku myaka 2, 5, 10, 13, 15. Guhera ku myaka 2? Ubu se umukobwa wanjye ko afite imyaka 3 n'amezi namuzana. Umuzane hari abatoza b'inzobere cyane. Hari muri Ujama bakorana ku Kiliziya kuri cya kibuga cya Giant. Kuva kwa mbere kugeza kwa 5 muri weekend ni badakora. Hanyuma umwana umwe yabayishyura angaye kugira ngo bamamarize n'umuntu ufite umwana umva adakeneye kwirirwa mu rugo akajya kwiga basket bimufashe no gura n'abandi bana abe social amenye na budget.
Okay, umwami nyine kwiyandikisha ni 30,000 n'ibindi 15,000 bya t-shirt ikora. Ntabwo umwana akorana imyenda aba yazanye, akorana jezi, akorana ka jezi nyine, aba ufite jezi ebyiri bikaba 45,000. Yego, hari ababishinzwe murabegera nyine mukabibabwira. ubwo bari kunyifashisha mu iminsi y'ibiruhuko. ubwo umwana yishyura 45,000 harimo jezi no kwiyandikisha mu kwezi kumwe. Yego. Okay, no kuvuga ngo ababyeyi rero mu gihe cya vacances bashatse batangira kuzana abana babo cyane rwose, ahubwo baratinze, nibabazane tubahereza ubumenyi. Yego. Mu gukomeza rero ariko tunagenda dusatira ku musozo ko tuzagira igihe cyo kongera kuganira, tugiye kujya tuganira cyane, tuzajya dura ku stade no muri izo event zigiye zitandukanye. Nk'umuntu wenda uri muri entertainment, sibyo? Uburyo wabonye iriya event ya Summer Country Tour yagenze, wowe umuhanzi wabashije gukonvenka public wabonye ari inde ko nubimakane ziracika? Ari Munyakazi kabisa, kuri bara abantu bahanganye ni Munyakazi. Munyakazi nje niko nabibonye, ariko ntabwo navuga ko na The Ben atabikoze neza, ariko Munyakazi byanze bikunze ahantu hari ihangana bagomba kubonikamo wa mbere no wa kabiri. Nje ni ku ruhande rwanjye sinzi abandi. Mu kugana ku musozi rero ndagira ngo wibutse abantu account yawe, amazina ukoresha kuri TikTok, bagufollowing na Instagram, niba na YouTube wayifunguye nabwo barabure, niba itarayifungura nabwo uzagaruka nyine hano wayifunguye tuyisharing. Amazina ukoresha kuri TikTok ni uwa papa. Uwa papa gutyo nyine, uwa papa gusa. Okay, turaza gupininga link ya TikTok yawe muri comment, hanyuma abantu baze kujyamo bagufollowinge, bakwereka urukundo. Iyi Munyagisenyi wese agomba kuba agukurikira kugira ngo ugende umwereka uwa papa cyangwa se Egyo umuhondo w'igi, amukobwa flying with our wings. Yes sir, ubushaka kwirwanaho. Yego. Rero mu gihe tugana ku musozo, mbere ko wenda ngusubiza ijambo, ngiye first of all ndagushimira ko wabashije kuza kwitabira interview yanjye. Ikindi cya kabiri ni ukugusabira nyine abantu bari kuri platform no mwese uzareba iki kiganiro ajye hagufollowing, dutangire dusupporting aba content creator bacu kugira ngo ari bo nyine nitwe bantu tugomba ku branding umujyi, sibyo? N'igihugu muri rusange, ko nk'ubu Kagarara niba uri kumukurikira muri Ghana, idarapo yarimanitse kuri level nyine utakeka. So mu gusoza gira wenda ijambo genera abakunzi bawe kuri TikTok n'abandi bantu muri rusange wenda bari buze kukubona hano ko batari bazi ko wenda ukora izo content. Eyo Rubavu, it's your girl Egyo cyangwa se umuhondo w'igi uwa papa. Of course I'm flying with our wings. Guys, mu supporting, mu following, munyereke urukundo, nanjye kubahereza ibintu byose mutigeze mubona, amakuru yo muri quartier, ahantu hose tuzahagera. Okay, thank you. Okay, we sign out. Mugire ibihe byiza, mukomeze mukurikire n'ibindi biganiro ndibuze gukora hano. N'abandi batumirwa bagiye kuza ni benshi, this summer dufite akazi kenshi ko gukora, reka dusoreze anga tujye mu yindi mirimo. We sign out, mugire ibihe byiza, be blessed.